reka mbwira ngenda nkubwira. Haleluya bene data. Amen. Tumva nuzuye umwuka. Tumva nshaka kuvuga mu ndimi. Good morning, good afternoon, how are you? Murabizi ko agiye kurushaho umwanya w'inyigisho n'uwaye ijambo rya Imana. Ariko njyanga uyu munsi ndigisha inyigisho zanyu murazimenyereye. Sibyo? Niyo mpamvu turafata Pastor Tuze Nyagasambu akaduhereza inyigisho iranyura umutima na roho na mwuka wera ukatugeraho byuzuye. Sibyo? Ubwo nyine bakristo nabasaba kwicara nawe akatugezaho inyigisho. Haleluya mwene data. Amen. Haleluya. Amen. Nuko Pastor Nsanga yaramaze kubivuga. Njyewe nitwa Pastor Pali, nkaba naturutse mu itorero ry'Inyagasambu, akaba ariho hantu mbwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkuko rero yaramaze kubibabwira, ni njyewe uyu munsi Imana yahisemo ko twaganira ku butumwa bwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma rero turarisanga muri Matayo, aranditse ngo nuko arababwira ati mugenzi wawe nagukubita urushyi ku itama ry'ibumoso ujye uhindukiza umusaya utege n'iry'iburyo naryo arikubiteho. Bwira mugenzi wawe ngo mugenzi wawe nagukubita urushyi ku itama ry'ibumoso ujye uhindukiza urushyi ku itama ry'iburyo naryo akubiteho. Haleluya. Amen. Niba ugukubita urushyi ku itama ry'iburyo Ule kubite mushum. Na Emerson. Oya nga umukubise inyigisho itari yarangiye mutaye mumbane. Jakwisha. Ariko uyanga. aba pastor burya nabo barwana bingana muri Ariko bakristo reka nje mbabwire buri narabigisha bucumwe biyise binyakinyigisho mutayumvishe mwatashe ko mwaje nagaje ngo hahirwa amaboko atanga sibyo ni mu bigiye ikibazo ibyo ngibyo sibyo kandi ni nayo mpamvu izo ngaho amukubise azimwishyuye Yesu kandi ari matararangiza no kwigisha namwe iyo ibibazo rwose ariko mbega abantu duhuye nabo mbega pasiteri Nyagasambu bazanye baradukubitira umukristo ihangane ariko bakristo namwe reka mbasabe akomeze inyigisho ayibahereze neza ndamuzi njyewe sibyo turazanye reka paza akomeza Bene data rero buriya Imana yari yambwiye ko Satani turi buze guhorera hano mu rusengero. Murakoze cyane ibandi bahumugisha cyane n'abakunze ko twahuye na Satani uyu munsi murakoze cyane. Nabone bya Pastor Nsanga. Haleluya. Noneho bakristo bavandimwe tujye kurikizaho imwanya waye gutura sibyo buli wese ajya tura ukuntu alifite sibyo agaseke ngaka dusilamu Imana iguheza gile amen. Okay, haleluya. Amen. Mugiye dutura rero najyango dufashane kano karere. Karafasha cyane. Amen. Wandindizamu wamana we. Wandindizamu wamana we. Sana terishoti. Jirangona tinga. Jirangona tinga. Wandindizamu wamana we.
niko igiceri cy'ijana abakristo bawe nuko nguko bameze ijana cyonyine kiba bacu byose baratora bagatora nka 400 bagera n'akana byamo wanga urareba bafite amafaranga janga nalumu kwa mbali dumaka unye kamba zifunguro rya saa sita urabona ko nta kikora reka tugende ariko janda bazi reka tubanze tugende nyine ubugushe sibyo ndabizi baratanga menshi urahita wumira njyanga twazi nudukwe nta kibazo nayo Wabana we wandinde Haleluya wabana amena bakristo bavandimwe reka dukurikizeho imwanya wo gushima sibyo dushime Imana kubyiza dukoreye sinangombwa ngari turatera indirimbo ariko nyine ni ngombwa kuzana ishimwe sibyo bitewe n'ikintu Imana yagukoreye buri wese atambuke gitore ashira mu hano amarembo lakini Haleluya agira ngo burese byavugane cyashima Imana Amen. Ndashima Imana ko ejo naranye n'umugabo wanjye twatumaze imyaka myinshi tudahura. Nta kindi nababwiye. Haleluya nta kintu nabona nabwira Imana. kubera iki se nacyo nizo nkweto Imana yasemera Haleluya muhamashi Imana yiteye amen Haleluya amen. Ndashima Imana yuko yampaye urukweto rwiza. Haleluya amen. Ndashima yuko Imana yangiriye neza ikama akajipo keza. Haleluya amen. Ndashima Imana yuko yampaye agapira keza. Haleluya amen. Ndashima Imana ko yampaye umusatsi mwiza. Abantu nshaka kuba nagira icyo ntura. Ndebe Toka satani. ituro ndaribonye. Ndafashijwe. Amen. Ndashima Imana ko yankuye mu Rwanda. Kandi ubu ngubu najya gutura Imana nakuye ibuye ryari rinyishe. Haleluya ngiye guturira Imana tuzaba ku rusengero. Amen. Keep playing. Just keep playing. Very good again. Haleluya amen. Ndashima Imana ko ndi umukobwa uteye wananeye neza. Imana yampaye telefone. Haleluya amen. Ufite nyashi. Haleluya Haleluya mukawera aranyuzuye Imana irambwiye ati uyu mukobwa umaze gushima Imana mu kanya turaza kurarana mu cyumba cy'amasengesho amen. ariko nanjye pastor tulafa mujanga nabibonye mbele nka pastor mukuru mubona ko turaza kuba turi kumwe nk'umupasiteri mukuru mu cyumba cy'amasengesho tugasenga neza sibyo pastor
Mana uza kuki kuri sheri wanjye ntabwo numvishe neza ngugiye ngo kurara nanga iki ariko abapasiteri b'iki gihe mwigize abatekamutwe murabona abantu atari abatekamutwe mwaretse tukabirukana hano nuko abantu Keep playing.